Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Mbahaye ikaze. Ijambo muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilhot hayom. Tugiye kureba umuryango wa Nowa, ubwoko bw'Imana Israel ni bande, ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri buzarangira gute, nibyo tugiye kureba uko tugiye kubishyira hamwe uko ari bitatu. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bazi nka Kristo. Uyu munsi tugiye kureba iki rero, n'iki tugiye kureba uyu munsi. Tugiye kureba umuryango wa Nowa, abahungu batatu yari afite, Shem, Ham na Yafeti. Umuragwa ninde, Israel ninde. Noneho turebe bari abantu Hitler yishe mu Budage bari bande, byagenze gute. Noneho turebe n'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri nkunda kubabwira uko bizagenda. Nibyo bintu tugiye kureba. Biro kwinjiramo rero ndakubwiye nti banzu kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi nkaba mbanje gushimira nanone abakomeje kwiyandikira muri benshi cyane, kuko bingaragariza ko munyote ukuri niko kuzabatura, kandi ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, mukomere dushakisha ukuri, kuko utazi ukuri ntabwo uzapfa umenya ibintu. Niyo mpamvu nshimira abantu benshi bari kubaza ibibazo. Iyi video nawe ngiye kwishyira hamwe kubera umuntu wabajije iki kibazo, Israel ninde. Abantu bari kwitiranya Israel, wabonye bitiranya ya myaka 430 yo mu Misiri ni Amerika, ariko muri iyi video uyu munsi ngiye kwereka Israel ninde, abahungu ba Nowa ni bande, ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri buzarangira gute, kandi aho tugende, kandi ngo mikoshimira none kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Nzi neza ko ibi bigiye kuvanaho urujijo, mutazongera kwitiranya Israel ni bande bidasubirwaho. Kandi aho like rero dukomeze twagiye. Ubundi hasigaye mu ruherwe n'iyi video, wandike umbwire icyo utekereza, wandike ubaze ikibazo cyawe, byose nzaye mbisubiza uko nshoboye. Nta kundi twiyemeje kubakorera kugira ngo uku kuri kuzabavane mu binyoma, kubazane umuntu, maze tangire twese dushakisha ukuri, niko kuzabohora ubwoko nyabwo bwa Afrika, aribo bwoko bw'icumi bwaburi muri Afrika na Yuda uri muri Amerika. Nkuko bagiye guhura ku buhanuzi bw'inkoni ebyiri, nkuko mpamvu bikubwira igihe kirageze, igihe niki, kandi kuba uri hano ureba ibintu ni ukuvuga ngo cya gihe cyarageze, kirakomanga. Nawe komanga ukuri ukumenye kukubohore. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku muryango wa Nowa. Ejo hashize tukaba turi kuganira ku bakurambere bacu, barimo kuva kuri Abraham ukagera kuri ba Matusela, ba Enoch, ukamera kuri Lamek, ukagera kuri Nowa. Nowa uko twabiganiriye hejuru, yari afite abahungu batatu, Shem, Ham na Jafeth. Shem yabyaye Terah. Harimo abantu benshi tutashyizemo, ariko ari ingenzi nibo bari kuri iyi mpine ubwo tugiye kubona. Shem yari afite Terah. Terah abyara Abraham. Abraham tuzi ko abyara Isaac. Isaac abyara Jacob. Haza 12 ba Israel, aribo bavuyemo Juda. Juda abyara Jesse. Jesse abyara King David. King David biramuka bijya kuri Christ, umucunguzi n'umukiza wacu. Uru ni rwo ruhande rwa Shem. Abo Shem yari afite kugeza kuri Kristo. Urabona ko umanutse uvuye kuri Shem ukagera kuri Kristo, nibo baragwa ba Israel. Twese turabizi Abraham, Isaac and Jacob, right? Ibyo ni ibintu twese tuzi. None rero Ham ariyo afite Kush ariyo yari Ethiopia, Put Libya, Mizraim ariyo Egypt, na Canaan cya gihugu cyahawe Abisirayeli n'isezerano ubwo bakirukanwagamo hagafatwa n'Abisirayeli ari Imana ikibahaye. Urabona ko ni Abanyafrika, ntawe bahuriye na Shem. Hakaza noneho na Jafeth. Jafeth ariwe wabyaye Gomer. Gomer abyara Ashkenaz. Aho bibera rero urusobe nuko aba Ashkenaz urebye uyu munsi nibo bari muri Israel, bitwa muri bo banya Israel. Abantu bose bazi ko aribo banya Israel banya. Ariko urebye Ashkenaz akomoka kuri Jafeth. Jafeth nta hantu na hamwe ubona ahuriye na Abraham na Jacob n'aba 12 tribes. None rero byagenze gute kugira ngo aba Ashkenaz
ari bo babe bari muri Israel uyu munsi, aba 12 tribes barihe ari bo baragwa ba Israel. Iki ni ikibazo gikomeye, akaba nacyo kizaba imbarutso y'irangira ry'isi, ni nacyo kiri gutuma ibintu biri kuba uyu munsi biba, niyo abantu benshi batari babizi, kuko intambara y'umwuka iri kuba ihishwe itagaragara, ahubwo hakagaragara ibintu turi kubona biri kuba, ni ibi ngibi byose birimo. Kuko abo bantu niba ari bo bari muri Israel bakiyita ngo nibo barazwe igihugu, kandi tuzi neza ko abantu bo baragwa ba Israel bagomba kuva kuri Shem, Terah, Abraham, Isaac, Yakobo na 12 tribes, ari bo bavuye muri Juda bakaza kuri Jesse, King David and Kristo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyabaye kugira ngo aba bantu bafata igihugu ho bunyago kugeza n'uyu munsi. Abantu benshi bibeshya ngo nibo bantu banyago. Hano urabibona neza, ibi urabisoma muri Bibiliya yawe mu Itangiriro 9:18 na 11:32. Biragaragara neza, ubifite muri Bibiliya yawe. Ibi ni ibintu neretswe n'Imana, ntabwo navuga ngo ni ibintu wapfa kugira gutya wumve kubona. Imana irakwereka ukabona, kandi no kugira ngo bihinyuze mbone kandi byo naragiye Imana irambwira ati genda utangire wiga Igiheburayo. Biriya by'Igiheburayo mu nambereka byo ntabwo mba mbibereka gusa, cyangwa ngo no kugira ngo mbereke ko nzi Igiheburayo cyangwa kino. Kiriya Giheburayo umwuka w'Imana arambwira ati genda ukige, ubashe kugisoma, ubashe kukisesengurira gake na gake. Icyo byamfashije rero ni iki ngiki kugira ngo nemeze ibi ngibi. Kiri kwiga Igiheburayo naragiye mpura n'umwe mu Bashkenazi baba muri Israel, bava muri Israel. Ndamusuhuza, turaganira mu Giheburayo, turaganira gahoro. Arambaza Igiheburayo ukigira hehe? Ndamubwira njya ku ishuri ry'Igiheburayo niho nyigira. Arambwira good. Noneho ndamubwira mufite Imana, mwagize Imana, mubona Yesu, mubona Umukiza. Nkiri kubitekerezaho gutya ahita ansubiza ngo ninde wakubwiye ko Yesu hari icyo dupfana nawe? Ninde wakubwiye ko Yesu hari icyo dupfana nawe? Nta kintu kimwe dupfana, nuko gusa yadukunze. Ndamubwira arambaza wabibwiwe nande? Ndamubwira ko muri Bibiliya biranditse kandi mufite na King David. No, mpingukiye ngo King David asa nk'ushimutse aravuga no, King David nawe nta kidupfana, gusa nuko badukunze. Ko nari namaze kubisoma, noneho nabyumvise ndavuga okay, bya bintu nibyo. Noneho birigaragaza. Nuko nibo muri ubu bwoko bw'Abashkenazi bakabivugira ko nta kintu bapfana na King David, nta kintu bapfana na Kristo. Nuvuga ngo abantu bageze muri Israel gute? Abantu ubwoko 12 bw'Imana buri hehe? Ibyo ni ibintu twazinjiramo, ntabwo nabyinjiramo ubu ngubu, ariko nzi ko abantu benshi basinziriye batazi ibiri kuba. N'ibiri kuba ubu ngubu byose ni ukubera ibi ngibi, kugira ngo ibi bintu bikomeze bihishwe. Ariko Imana izi neza ko izongera ikiyerekana, niko kwiyerekana gukomeye kuzabaho kutigeze kuba mu mateka ya muntu. Kuko mwibuke neza, Imana ivuga ngo ubwo izakusanya abantu bayo bose mu mpande enye z'isi, bizabera abantu akabarore birenze ibyabereye ku nyanja itukura. Niyo mpamvu rero nababwira nti mukanguke, kuko ibyo abantu benshi babwiye kuva na kera byose byari ibinyoma byambaye ubusa. Kandi urabyibonera neza, fata Bibiliya yawe ujye mu Itangiriro 9:18-11:32, usome abahungu ba Nowa, ubona bavuye kuri Shem, ubona bavuye kuri Ham, ubona bavuye kuri Jafeth. Noneho urebe abo Bashkenazi, urebe abantu bari muri Israel abari bo ni abangaba Bashkenazi. Noneho wibaza ati bariyo gute? Kuko isezerano rifitwe na Abraham, Isaac, Jacob, nibo bafite isezerano rya Israel. Ashkenazi ntabwo ari we ufite isezerano rya Israel. Ibyo ngira ngo twese turabizi, abatari babizi gusa nuko batari bazi ko abantu bari muri Israel ari Ashkenazi aho kuba ubwoko 12 bw'Imana. Byagenze gute rero? Ibyo ni ibintu wenda dushobora kuzaganiraho ikindi gihe, ariko ndabwiye ni ibyo abantu bazi bibeshya ngo barazi byose ni ibinyoma. Naka ni akantu gafite ireme rikomeye kandi gutuma ibintu byose biba, ko udafite nk'izi information zose ugwa mu mutego w'umwanzi wari wese. Abantu benshi barasingiza bagasenga ngo Abisirayeli, no, abantu bari muri Israel uyu munsi niba Ashkenazi. Kandi Ashkenazi uribonera, ni mpamvu nabyandikisha amabara atandukanye kugira ngo ubibone neza. Wowe ukeneye amaso 2 5 bibone neza, kuko nzi ko
benshi batabizi cyangwa benshi banabihakana ngo byagira bite. No, reba hano Ashkenaz ava kuri Jafet. Jafet yabyaye Gomer, Gomer abyara Ashkenaz. Aba ngaba Ashkenaz rero nibo bari muri Israel uyu munsi, bita ngo ni Abayisraeli. Ese niba bahakana umwami Yesu, bagahakana King David, bakavuga ngo nta kintu bapfana nawe, ni gute bageze muri Israel abantu bakomoka kuri King David na Kristo n'ubwoko 12 bwa Israel, bavuye kuri Jacob, bavuye kuri Isaac na Abraham, barihe? Ni bande? Barihe? Nibo rero Imana izakusanya ivana kuri za mpande enye z'isi aho bagiye ibagarure mu gihugu cyabo. Kuko niba abantu bavuga ngo muri 48 ngo bagiye muri kiriya gihugu ngo biba isezerano Imana yasezeranyije rirangiye, none kuki muri 48 wegeze ubona Kristo agaruka? Imana ivuga ngo nibasubira mu gihugu cyabo bazaba amahoro asesuye igihe cyose, kiriya gihugu gifite amahoro na Palestine ibegereye? No, ni ukuvuga ngo barabyivugiye bwabo, barabyihakana, bakavuga ko nta kintu bapfana na David na Kristo. Aba bantu bavuye baturutse byagenze gute? Ibyo bintu ni umukoro ngo hari nawe ugende bishakishe urebe ukuntu bafashe kiriya gihugu bakakigabiza, bakaba badatinya kuvuga ku mugaragaro ko ntacyo bapfana n'umwami Dawidi, nta n'icyo bapfana na Kristo. Ni ukuvuga rero ngo ibi ngibi nimara gusobanuka neza biri kurangaza abantu, biri kubungubu ni birangaza abantu, ariko ikibazo cy'ukuri isi ifite ni uko abangaba 12 bari barabuze, barimo gukanguka, bose bamaze kumenya ukuri. Abangaba rero nibo bari gutuma ibintu byose bidashaka kumenyekana kubera ibintu bakoresha. Dukomeje rero gushakisha ubwoko bw'Imana. Israeli ni bande? Barihe? Wibuke ubushize twavuze ko bavuye Ashuri, baramanuka banyura za Fiji, Australia, Madagascar, bajya muri Afrika, bavayo bajya muri Amerika y'Epfo, bazamuka ruguru muri Amerika y'Ruguru. Tukaba tuzi ko Christopher Columbus yagiye muri Amerika bagiye guhiga buriya bwoko kugira ngo babahige babice, kuko baramaze kumenya ko ariho bari. Tugiye komeza rero tureba ubwoko bw'Imana ni bande, ariko mbere yo gukomeza bakubeshya ijambo, bakubeshya Kristo uwo yewe, bakubeshya ubwoko bw'Imana, ukibaza uti bagusigiye iki? Nuvuga ngo bakubeshya ifoto, bakubeshya ubwoko bw'Imana ni bande, n'ijambo byose barabihindura. Ariyo mpamvu iyo nsoma ibintu cyangwa mbwiye ibintu ugira ngo ni ibintu bishya cyangwa ndabihinze, amahire wajya kubireba muri Bibiliya yawe ugasanga birimo. Ni ukuvuga ngo nta kintu kimwe bagusigiye, ibintu byose barabihinduye. Kandi dukomeze turebe rero buryo iyo ukomeje gushakisha ugenda ubona ibintu byinshi cyane. Nk'ubu ntabwo nari nzi ko muri Israeli ntushobora gukoresha DNA muri Israeli. DNA ni ikintu kibujijwe muri Israeli, ariko wumva amayeri bafite, babwira abantu bo hanze ngo bakore DNA barebe niba aribo Israeli. Ni ukuvuga ngo bo ntibashobora gukora DNA nk'uko mwabonye muri video naberetse z'abazungu bari kubyivugira ubwabo, b'Abanya-Israeli ubwabo babyivugira, bavuga ko bibujijwe gukoresha DNA kubera ko iyo ukoresheje bihita bigaragara ko utari uwo muri kiriya gihugu cya Israeli. Akaba iyo mpamvu rero bagatuma abantu bakora DNA. Ibyo ntabwo nari mbizi, urumva ni ibintu bishya tugenda tuvumba bitwereka ko bari abantu bari hariya atari bo bwoko bw'Imana. Dukomeze rero hano tugendeye kuri Nowa yari afite abahungu batatu, Shem, Ham na Yafet. Ibi ni ibintu bitwereka neza ko bari abantu bari muri Israeli atari ubwoko bw'Imana. Shem niwe ukomokaho ba Abraham, hakaza Isaka na Yakobo. Ham we yari afite Afrika, akaba yari afite za Ethiopia, za Egypta na Libya na Kanani. Noneho
Yafeti we yari afite Goma. Goma yabyaye Ashkenazi. Ni ukuvuga ngo tuzi neza ko bariya abantu bari muri Israel, wabireba barabyivugira ubwabo, biranazwi no ku isi yose ko bariya abantu bari muri Israel ni bande? Ni Ashkenazi. Noneho ukibaza uti, niba Imana yaratanze isezerano ry'uko igihugu kizaragwa Yakobo, ni gute Ashkenazi ari we uri mu gihugu? Ni gute ubisobanura ute ko Ashkenazi ari mu gihugu kandi Yakobo ari we muragwa wa kiriya gihugu cya Israel? Ahangaha ikirere ikibazo ntiwabirengaho uvuga isezerano ry'Imana ibyanditse, none mujye kuvuga ngo bariya abantu bari hariya nibo bajya kuba mu gihugu cya Israel. Urumva ko hari ibintu byinshi bifatisha guhindura amashusho, guhindura ijambo, guhindura ubwoko bw'Imana n'ibande, kudakoresha amadini kugira ngo badatahurwa. Nibi by'umuryango wa Nowa byo bigaragaza neza kuko ntabwo ushobora kubihinyuza. Reba hano, tuzi neza ko Israel, Imana iha Israel igihugu yabahaye Kanani. Kanani wibuke yari muri Afrika kwa Hamu. Ni ukuvuga ngo ni ukuri Kanani iri muri Afrika, Imana yayihaye Israel, kandi Kanani ntabwo yimutse, ntabwo yigeze yimuka na gato. Niba Kanani itarimutse ikaba iri muri Afrika, ni ukuvuga ngo bari abantu bari muri Israel. Ubushize nakweretse ukuntu baciyeho Israel kuri Afrika kugira ngo itakomeza kuba na Afrika bakoresheje Suez Canal. Ni ukuvuga ngo igihugu cyarazwe Yakobo kigomba kuba ubwoko 12 bwa Israel, ariko abahari uyu munsi ni Ashkenazi biyise Israel. Tugiye kureba rero ukuntu bageze hariya mu gihugu cya Israel nuko babigenje kugira ngo babohoze kiriya gihugu cya Israel. Kugira ngo twumve uko byagenze, tugomba gusubira inyuma ku Itangiriro 9:27. Imana izagura Yafeti. So Yafeti Imana izamwagura abe mu mahema ya Shemu. Biranditse ko Yafeti yagomba kuba mu mahema ya Shemu. Urabona, Yafeti agomba kuba mu mahema ya Shemu. Kanani azaba umugaragu we. Urumva ko Imana ivuga ko, wibuke Imana gutanga isezerano kuri Abraham, Isaac, Yakobo nawe yabonye isezerano abari guhabwa Kanani, ariko Imana avuga ngo nyuma Yafeti azishyira mu mahema ya Shemu. Biranditse neza muri Bibiliya, Itangiriro 9:27, Imana izagura Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Uyu munsi ubirebye Abanyafrika nibo bagaragu b'abazungu ba Yafeti, ariko Israel nyayo yaratatanye nyine yarabuze. Ni ukuvuga ngo mu kigwi cya Israel nyayo harimo Yafeti yinje mu mahema ya Shemu, abirabura nibo bagaragu b'abazungu uyu munsi. Aha rero wahera ubihakana kuko n'amateka n'ibiriho uyu munsi birabitwereka. Ijambo rirakubwira ko Yafeti azaguka yijyane mu nzu mu mahema ya Shemu. Kanani umunyafrika wewe bye nawe tume turi abagaragu ba Yafeti, ariko uwamenye ko ari ubwoko bwa Israel akamenya uwo ari we, uwo ngo azava mu Banyafrika ajya mu bwoko bw'Imana. Nibyo bikuba utarubizi ubimenye ukanguke utangiye ushakisha. Ibi bintu biragoye kubyumva kuko bakoze iyozabwonko byo mu rwego rwo hejuru, ku buryo iyo ubitekereje ukareba n'urwego abantu bariho mu myumvire, hari igihe wumva wabiva ariko ukavuga ati reka nkomeze kuko nzi ko isezerano ry'Imana rizasoza kandi ukuri kuzigaragaza. Dore ikibazo gikomeye mwese mukomeje kwibaza, abo Bashkenazi
kugira ngo bajye muri Isiraheli bavuye he, bahageze gute? Turasubira inyuma rero imyaka 740 nyuma y'ivuka rya Kristo, 740 nyuma y'ivuka rya Kristo, hari igihugu cyitwaga Kazara. Kazara kikaba ari igihugu cy'abantu bakundaga ibintu by'intambara, gushotara buri wese, cyari cyegereye bice byo mu Burusiya. Noneho bagakora intambara n'ibihugu bibegere ko bwa rugamba bukomeye. Ubwo rero baza kurwana intambara, baratsindwa. Icyo gihe bagira amahitamo abiri, bagombaga guhitamo kuba abayisilamu cyangwa se bakaba abakristo. Noneho barareba baravuga bati, twaba abayisilamu, twaba abakristo, ahubwo reka duhitemo kuba abayahudi. Nuko bahisemo kuba abayahudi muri iyo myaka ya za 700. Bivuze ngo bari bazi ko yaba Islam yaba na biriya bita Kristo byose byari fake. Urumva ko bari babizi. Bahisemo kuba abayahudi, ariko ibyo nabyita n'ugushaka kw'Imana. Bahisemo kuba abayahudi gutyo. Noneho bamaze gutsindwa n'Abarusiya, batatanira muri za Turukiya, biriya bihugu byose baramanuka, abandi baza kugera mu Budage. Bageze mu Budage rero niho inkuru ishyuha. Bageze mu Budage, bakora ubucuruzi, baratunganirwa. Noneho babaze kugira amafaranga cyane, bageze mu by'amabanki. Byagenze gute? Niyo strategy bakoresha ahantu hose, bicishije Abadage inzara, kugeza naho Umudage gushyira ibyo kurya ku meza yihaga icyuya. Abadage barabyihanganira, baba muri ubwo bucakara gutyo, bafatwa bunyago, ku buryo nk'uko ubibona aho hasi, Abadage bagize inoti ya miliyari 100. Inoti imwe ya miliyari 100. Bimwe rero baseka Zimbabwe, n'amafaranga yabo yataye agaciro. Urabona ko ntabwo ari bishya. Abadage bagize inoti ya miliyari 100. Inoti imwe ya miliyari 100. Urumva ko hari imyaka 1920 bifata imyaka 20 yose kugira ngo bababwire kujya muri Madagascar. Barabyanga. Mu 1940 nibwo bababwiye. Urumva ko babihanganye imyaka 20 yose. Muri 40 barongera barababwira bati mujye muri Madagascar. Baranga. Kuriya kubarimbura byabaye mu 1941. Urumva babihanganiye umwaka umwe, babaha umwaka umwe wo kwitekerezaho kugira ngo bave mu Budage bajye muri Madagascar, ariko baranga. Banga kuhava, aribwo uriya musore Hitler yabiragamo akabica, ibindi n'amateka. Ubwo rero bo bagiye mu by'amafaranga, bibagiwe igisirikare. Nuko Hitler yazamutse, azamuka n'umusirikare ukomeye, ageze aho aravuga ati no, ibi bintu birarangaye. Ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira ubukene n'ubuzima bugoye. Uretse wumve hari amateka menshi cyane utajya ubwirwa. Uriya muhungu rero Hitler aje, yarababwiye ati reka twumvikane, mufite ubutunzi, mufite byose, reka tugirane amasezerano, mwebwe muvaha mujye muri Madagascar. So Hitler yarababwiye ati mutuvira ku mahoro, ku neza, mujye gutura muri Madagascar. Nkuko ubibona aho ngaho ndabikwereka neza. Amasezerano baragiranye aranditse, wanabisanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage. Ni ibintu byanditse, bibitse, bihari, bizwi ko byabayeho. Noneho Hitler amaze kubabwira ati dore mu guteza ibibazo, reka tubajyane muri Madagascar mutureyo, nimunagera tubafashe muzamuke nk'igihugu. Baranga. Ariko nanone Abongereza bakaba bari barasinye amasezerano mu 1919, amasezerano y'Balfour,
yabahaga kiriya gice cya Israel. Urumva bafite ubukire mu Budage, bameze neza, bafite ya amasezerano yo kuzajya muri kiriya gihugu aho Palestine yari iri, barabyanze, none bahisemo kuguma mu Budage. Mu Budage rero wa muhungu Hitler amaze kumbwira ngo agenda muri Madagascar, baranze, bamaze kwanga kubera ubukene bwari bugeze Abadage ahantu habi. Niyo mpamvu Hitler yabirayemo arabica, arabarimbura, arabamara. Nuko byagenze, ntabwo yabahoye ko ari ubwoko bw'Imana, yabahoye ko bicisha inzara Abadage, ariko nanone hakubitiraho yuko bihinduye ubwoko bw'Imana, kandi Hitler yari azi ubwoko bw'Imana barabirabura. Ni ukuvuga ngo Hitler yes nibyo ashobora kuba yaravangura ubwoko, none anaboneraho kubicira cyane urubozo kubera ko biyise ubwoko bw'abirabura. Urumva yabahoye ibintu bibiri, kuba bari kubateza inzara ikomeye, kandi bakaba barayise n'ubwoko bw'Imana, yari azi ubwoko bw'Imana barabirabura, kandi akaba yarangaga abirabura cyane. Nicyo cyatumye rero Hitler abarimbura. Uyu munsi bakaba banakigendera ko ngo bapfuye bishwe bazize ko ari ubwoko bw'Imana. Kinyoma cyambaye ubusa, yabishe abazinzara. Iyo note ya miliyari y'amadolari irabikwereka neza. Ikindi yabahoye ko biyise ubwoko bw'Imana bw'abirabura, kandi yari azi ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Niryo banga rero bantu batari bavuga kuri Hitler, kuko we yari azi ubwoko bw'Imana n'ibandi. Hitler yari abizi neza, kandi abona n'inzara bari kubicisha. Arababwira rero sasa, muve hano tubajyane Madagascar, mubeyo tubafashe. Bitwaza iki? Banze kujya muri Madagascar. Kugira ngo bagiye muri Madagascar, bavuze ko ngo basanze habayo 500 by'abantu gusa. Urabona ko Madagascar ingana, barabeshye ngo 500 by'ahaba baranga. Bamaze kwanga rero nibwo Hitler yabirayemo, arabirimbura. Ibindi n'amateka agoretse. Ubutaha rero tuzakomeza tureba ukuntu baje kwemera kuva hariya, ari uko nyine abirayemo akabafuna. Noneho wa mugambi wakozwe n'Abongereza ubutijwe ingufu z'uko batahukanywe, bavanywe hirya no hino, bajyanwe mu gihugu cyabo. Nuko bisi Israel igihugu cyabo, niki byerekana ukuntu bagezeyo. Bamaze gusanga Abapalestina, basize Abapalestina ari bafite Israel nini, bagenda bagura gahoro gahoro. Urebye nko kuri amafoto bereka ukuntu Israel yagiye izamuka, bigaragara ko n'umugambi bafite barashaka kugira Israel nini nkuko nabikweretse urushize, kugira ngo bazavuge ngo isezerano ry'Imana rirashojwe. Ariko tuzi neza ko ari ikinyoma. Akaba ariyo mpamvu ubona n'abazungu n'abandi bose bagenda bava hanze, bose bavuga bati bari abantu barabeshya, ntabwo ari bo bwoko bwa Israel. N'Abanyayisraeli bita Israel ubwabo barabyivugira mu video nakweretse ejo bundi, bivuze ngo ubu bikiri kuba ukuri kuri kuza hanze, kandi ukuri ntibashobora kugukumira, kuko isi nshya turi kujyamo ni isi y'ukuri. Isi y'ukuri, niba nta kuri ufite ntabwo uzabona Imana. Shakisha ukuri, kunda ukuri, kuko uko kuri niko kuzakubatura, kuko udafite ukuri ntabwo uzabona Imana. Nguko rero uko byagenze, uko bavuye muri ibyo bice byose, baza barwana intambara hirya no hino. Abarusiya barabivuna, bamaze kubivuna baramanuka bageza Turki, babaza Turki bajya mu Budage. Mu Budage bahageze baratunganirwa, ariko bicisha inzara Umudage. Umwana w'Umudage Hitler aravuga ati ibi ntabwo yabyemera, mutuvira mujye muri Madagascar, baranga, arabarimbura. Akaba ari niyo mpamvu ubona Amerika nayo bayikoze, cyangwa se barimo kwikora nk'ibyo bakoze Ubudage. Bumva rero amaherezo yabo na Amerika gato, abaturage b'Amerika bazakanguka babone ibyo bari kubakorera. Niyo mpamvu wumva umunsi ku munsi bavuga ngo ubwoko bw'Imana ngo bugiye kuzongera bwicwe, ariko tuzi ubwoko bw'Imana ubwo ari bwo. Niyo mara kumenyekana ukajya hanze, nibwo yamakuba y'imperuka azaza. Ngayo nguko rero uko bahageze, uko bageze muri Israel, nuko bazahava, nibyo tuzakomeza tureba. Noneho turebe ukuntu baje kwemera ariyo amasezerano y'Balfour y'Abongereza, bakabona kujya muri Israel. Urumva ko aya mateka nta hantu wayumva, ariko nuko byagenze. Gusa byagizwe ubwiru, ariko Imana yaravuze ati mu minsi ya nyuma n'ibihishwe byose bizajya ahabona. Abantu benshi ntabwo bazi
ibiri kubera muri ino si. Ese mu by'ukuri ni ibiki biri kubera muri ino si? Reka turebe ibintu biri kuba muri ino si, noneho tubimenye bituzongere kuyobywa ukundi. Tuzi neza ko hari Imana iri hejuru ya byose. Imana isumba byose, izi byose, Imana ibona byose. Ibiba byose Imana irabizi. Noneho ukibaza uti, ni iki kiri kuba muri ino si? Kuki ibintu biri kuba uko biri kuba, ku muvuduko biri kubaho? Hano uko mbabwiye, dufite Imana iri hejuru ya byose, tukagira ubwoko bwa Yuda aribwo bwavuyemo umukiza wacu Kristo. Ubwoko bwa Yuda bukaba buri muri Amerika, ni bari abirabura muri Amerika. Noneho ukagira n'idini rya Christianity n'Abisiraheli bari mu gihugu cya Isiraheli, biyita ngo ni Isiraheli, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubwoko bwa Isiraheli. Bari abazungu bari hariya muri Isiraheli, ntabwo aribo Isiraheli ya nyayo. Ugatekereza uti, Isiraheli ya nyayo ninde? Yuda ninde? Kubw'ibyo rero, ibi byose uko nababwiye, hari Imana, hari ubwoko bwa Yuda bugomba kuzatwara ubutware, hari idini ryakozwe n'abazungu, hakaba n'abari abazungu bishyize muri Isiraheli ubundi atari ubwoko bw'Imana. Noneho ibi byose bikaba biba kubera iki? Kubera ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma abenshi bita imperuka. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri kuba mu isi yose biri kuba kugira ngo bisoze bwa buhanuzi bw'ibyahishuwe. Reka turebe rero. Idini rifite umugambi. Uwo mugambi ni uwo gukomeza guhishira ubwoko bw'Imana bwa Yuda ni bande, kugira ngo barabita Abisiraheli muri Isiraheli bagumeyo. Akaba ariyo mpamvu muri 2019, ibyabaye 2019 niyo mpamvu byabaye kugira ngo bipfukirane ubwo buhanuzi. Tuzi neza ko barabirabura bagize muri Amerika muri 619. No kuvuga ngo 619 kugeza muri 2019 ni imyaka 400. Imyaka 400 ni imyaka yo mu gitabo cy'Itangiriro 15-13 byanditswe ko ubwoko bwa Yuda ariko muri Amerika buzatangira gukanguka bukamenya abari. Ni ukuvuga ngo ababirabura bari muri Amerika batangiye gukanguka, byatangiye mbere bamenya ko ari ubwoko bwa Isiraheli, uko bava muri Isiraheli, uko baje kugera muri Amerika babyita ubucakara, ariko mu by'ukuri ni ubwoko bwa Yuda bavanye muri Isiraheli banyura muri Afurika, bava muri Afurika bajya muri Amerika. Karo hari nyuma y'iyo myaka 400 umaze kubabwira, cyari igihe kigomba kugera kugira ngo bakanguke bongere bibuke ni bande. Bamaze gukanguka rero 2019 nibwo hahise ubona biriya bintu byose byabaye 2019 kugira ngo bapfukirane buno buhanuzi butagaragarira buri wese. Twakwibaza tuti, abantu bari gukanguka ni bangahe? Bikumera gute? Ariko wibuke ko hano iri dini ryakozwe n'abazungu ntabwo ari ryo dini dukurikije Imana. Imana ntabwo ubona iri dini ry'abazungu hari rwo rusengero. Urusengero rw'Imana ni bande? Abantu b'Imana ni bande? Ese kuki ibiri kuba byose biri gupfukirana ukuri ni ukwera iki? Nta yindi mpamvu rero, uko nabibabwiye 2019 byabaye mwese mwarabibonye, umuvuduko byakoreweho kubera iki? Kugira ngo bikumire ubwoko bw'Imana bw'abirabura bari kubyuka muri Amerika, kugira ngo bitagaragarira buri wese ko ari ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hano dufite impande ebyiri, uruhande rw'iburyo rw'Imana rushaka gusoza ubuhanuzi nk'uko byanditse, n'urundi ruhande rwa Satani rufatanyije yaba Abanyamerika, Abanyaburayi n'Abazungu bishyize muri Isiraheli bita mu bwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo bafite umujyi nabo bari gukorera ku ruhande rwa Satani kugira ngo bakumire ubuhanuzi nyabuhanuzi bo budasoza. Kubw'ibyo rero wahita wibaza, ni iki cyatumye 2019 ishoboka? Kuki 2019 yashobotse bigakwira isi yose? Nta yindi mpamvu
bakoresheje kuyobya abantu no kubabeshya. Wibuke mu ijambo baratubwira ngo witonde hatagira ugushuka ukoshya. Boheje abantu bose barabwira ati mubifate babibashyiramo, bamaze kubibashyiramo ubu byarangiye baratuje. Bimaze kurangira rero sasa ni iki kizakurikira? Ni iki kizakurikira 2019? Ni ukuvuga ngo 2019 nta bishobora guhagarariraho, bagomba kuzongera bagahozaho bagatera abantu ibintu n'ibindi niko bigomba kumera. Bivuze ngo rero byanze bikunze mu minsi imbere tuzabona ibindi bintu bazashyira mu bantu. Kuki ibyo bintu byabaye? Impamvu byabaye bya byose bashyize mu bantu 2019 ni ukugira ngo bakumire ubuhanuzi, kandi bibuka ngo ubuhanuzi ni ubuhanuzi bwo kuza umwami wacu n'umukiza Kristo. Izina rye Yeshua Hamashiach niryo zina rye nyaryo, uko baje kumwita Yesu cyangwa Jesus cyangwa Jesu. Ayo ni amazina bamwise, bamugira n'irashusho y'umuzungu, ubundi Kristo wa nyawe ntabwo ari n'umuzungu. Uko kuri rero kuri kuza hanze kuvuye muri ubu bubyutse bwa Yuda ari ugomba gutwara ubutware bw'ibihe bizaza, ntabwo bashaka ko biba. Ni ukuvuga ngo abo bazungu bose bishyize hamwe babona uriya mugambi wa 2019 ko ari cyo gisubizo cyo gutera biriya bintu mu bantu kugira ngo bakomeze basinziriye, noneho wa mugambi w'Imana wo gusoza ubuhanuzi ukumirwe, hemikwe umugambi wabo wa Satani. Niko batekereza. Ariko tuzi neza ko na mbere na kare hose abantu bese baragerageje bashaka guhinyuza Imana. Ibyabaye muri Misiri, muri Egiputa ni amateka twese turayazi. Ni ukuvuga rero hano n'iki kiri kugendera muri Bibiliya. Wibuke dufite ubuhanuzi bw'inkone ebyiri zigomba kujya hamwe. Izo nkone ebyiri nta zindi ni ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika, bari abirabura bari muri Amerika na Afurika. Afurika niramuka ikangutse igakanguka bizaba birangiye. Afurika nicyo gice gisigaye gukanguka, bakamenya ko ari wo bwoko 10 bw'Isiraheli bwabuze. Nibamara kubimenya bizaba birangiye, kuko abirabura muri Amerika n'Abanyafurika bagomba kuza hamwe bakongera bagakora bwa bwoko 12 bw'Imana kugira ngo bakore Isiraheli ya nyayo. Ayo mpamvu ubona ibiri kuba muri Afurika bifite umuvuduko nabyo, ngaho kwitambika ubutinganyi, ngaho kwishyira hamwe ngo biganzire za matsuru. Nkabira bihugu byo muri Afurika biri kugenda bikanguka byirukana Abafaransa bari barafashe bugwate na bunyago. Biriya bintu byose ntabwo ari ibintu biri kugwirira abantu gutya gusa, ni ubuhanuzi bw'Imana bugomba gusoza. Abanyafurika bagakanguka, bamara gukanguka bakajya hamwe n'Abanyamerika babirabura, noneho bagakora za nkone ebyiri ziba imwe mu kuboko kw'Imana, nk'uko dusoma mu gitabo cya Ezekiel 37:15 kugera kuri 28. Ni ukuvuga ngo buno buhanuzi bugomba gusoza ubwo Afurika izakanguka ikajya hamwe n'abariya birabura bari muri Amerika bagakora Isiraheli ya nyayo. Tuvuge rero icyitegererezo ni iki? Abarusiya. Kuki Abarusiya bajemo bakajya muri Ukraine? Bariya bajemo nk'imbogamizi z'umugambi w'amatsi ibihugu b'Abanyamerika n'Abanyaburayi n'iryo dini ryimitse n'abarabita b'Isiraheli bishyize hamwe bakora ibintu bya Satani. Abarusiya barabangamiye. Wibuke Imana iteka, dusubiye inyuma mu mateka, ikoresha igihugu runaka kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Uko bigaragara muri ino minsi, Uburusiya bugaragara nk'icyo gihugu, kuko Uburusiya bwitambitse, bukaba bunakitambitse za Amerika, kandi uri kureba ko Afurika n'Uburusiya biri kugenda hamwe, biri kugenda bijya hamwe. Ibi ngibi akaba ari byiza kuri Afurika, kuko benshi babibonera mu nyungu ngo Abarusiya bazaza gusahura. No, ibi ngibi bizatiza umugambi Afurika kugira ngo yishyire hamwe, yisuganye, imenye nayo ko ifite imbaraga. Wibuke ibihugu bya Afurika nk'uko bifite Abarusiya wenda bavuga ati turabavuganaho gato,
biri kugenda byiyumvamo ingufu bikavuga ati no, imigambi yose za Amerika zizanye yabo y'ubutinganyi yabo byose, Afrika ikavuga ati no, ntago ari ukubera ngo ni imbaraga z'Abarusiya, ni ukubera wa mugambi w'Imana n'ubuhanuzi bigomba gusoza, kuko Afrika n'abirabura bari muri Amerika bagomba kujya hamwe bagakora Isiraheli ya nyayo. Wibuke kandi ko Afrika nimara kugira imbaraga yarakangutse ikajya hamwe n'abirabura, byanze bikunze umukino uzaba urangiye, niko tuzongera gufata ubutware twongera kuyobora isi nk'uko byanditse, akaba ariko kuri abantu benshi batabwirwa. Mpamvu rero nk'uko tumaze kuvuga iby'Abarusiya hano, ni ukuvuga ngo bari kugenda bajya ku ruhande rw'ukuboko kw'iburyo kw'Imana ko gusoza ubuhanuzi, hakaba n'ukundi kuboko ibumoso bw'Imana, ariko bari gushaka gukumira ukuri n'ubuhanuzi ngo bitaba. Ni ukuvuga ngo hari ubuhanuzi buri gusoza uko Imana bishaka, hari n'ibyo Satani ishaka, byanze bikunze byose ni igihe uko bimeze, byanze bikunze mu minsi iri imbere kuri izi mpande zombi uko arebye, yaba ari ubuhanuzi bw'Imana nk'uko Imana yabivuze, yaba na Satani nawe ibyo agambiye kugira ngo akore, iminsi iri imbere tuzagenda tubibona kuri izo mpande zombi ibiri kujya mbere. Ni ukuvuga ngo Satani azashyiramo ingufu, azana ibintu byose abishyire mu bantu, abisunikira abantu, byanze bikunze ngo bifate mukore ibi n'ibi, bigomba gutangira kwigaragaza, kuko Satani afite igihe gito kandi azi ko abantu bose bamaze kumenya ibiri kujya mbere amayeri ari gukoresha. Ni ukuvuga ngo nanone ku rundi ruhande rw'Imana tuzabona ukuntu ubuhanuzi buzagenda busoza, noneho ukavuga uti kugira ngo tuze kuri ubu buhanuzi hasigaye igihe kingana gute kugira ngo ibi bisoze. Ubu rero kanguka, nizere ko wumvise neza, umenye ukuri kw'ibintu uko biri kuba. Ni Yuda ugomba kuza hamwe n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika, bakongera bagakora Isiraheli imwe, aribyo bari bazungu badashaka ko ukuri kujya hanze, kuko bazi neza ko Isiraheli niyongera kuba Isiraheli nyasire nk'uko yaramye, bazajya hasi babe abanyuma. Ibyo ni ibintu badashaka, niyo mpamvu bashaka gukora ibishoboka byose bakabashyiramo izo ngingo, bakabashyiramo ibintu byose kugira ngo mukomeze musinziriye, hato mutazagira ngo muze ku ruhande rwiza rw'Imana. Ngaho rero umaze kumva ukuri, usangiza abandi, ukumenye nawe wisomere mu ijambo ry'Imana, ukurikire neza, ushungure kuki ibintu biri kuba muri ino minsi, kandi abantu bavuga ngo ni iminsi ya nyuma, bihatse iki, kubera iki biri kubuku, ubyisomere ubimenye, atari uko ubibwiwe nanjye cyangwa ubibwiwe n'undi muntu, ubwawe wishungure. Nzi ko Imana izaguha ubushobozi bwo kumenya ukuri nyakuri, uko kuri ariko kuzakubohora, kugira ngo tuzajye Isiyoni nshya twera neza uko Imana ishaka. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.